Muraho neza abakunzi ba filime regretting series cyangwa kwicuza series, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa none rero nkaba nje mbamurikira amafoto ya bamwe musanzwe muzi y'abakinnyi ba regretting series ndetse n'abandi bashyashya bagiye kuzabonekamo. Mbere na mbere ndashimira we wakoze subscribe, wowe ureba filime zacu ugakora share ndetse ukaduha n'ibitekerezo. Imana iguhe umugisha mwinshi mwinshi cyane. Ndanasaba mwe mutarakora subscribe, turabinginga cyane ngo mukore subscribe. Iyo mukoze subscribe hari intambwe muba mudufashije gutera kugira ngo tugire aho tugera. Iyo mukoze subscribe bidufasha mu kumva ko hari abantu badushyigikiye kandi tukumva ko message turimo turatanga binyuze muri filime irimo iragera ahantu kure. Mbere na mbere rero ndabiseguraho ko twatinze kubaha episode ya 5 nkuko mubibona ari ndara kiri mu ndege, ubu yageze mu Bushinwa, ariko episode ya 5 igiye gusohoka kuri uyu wa 4. Ikindi turabiseguraho Willy mwari musanzwe muzi ntagazongera gukina, azasimburwa n'uyu nguyu Didier Kamanzi bitewe nuko ikibazo cya corona mu Rwanda murabizi, hari abantu bagenda bahura n'ibibazo bigatuma batongera kuba bagira ibintu bakora. Rero Willy uwo mwari musanzwe muzi yagize ikibazo bituma tumusimbuza Didier Kamanzi kugira ngo inkuru irangire kandi buri wese abone message twifuje gutanga biciye muri filime. Murakoze cyane, ndetse nk'uko mubibona harimo abakinnyi bashyashya. Uwo mumuzi nka Nyirankotsa azaza ari umukinnyi mwiza cyane, murabizi ko asanzwe akina neza. Turababikiye byinshi cyane biri mu gaseke gapfundikiye, sinabivuga kuko muzabyirebera. Rero turabifuza mwebwe, imbaraga zanyu nizo zituma dukora byiza. Muduhe ibitekerezo aho ngaho muri comment mubyandike, mudufashe kugeza ino filime kuri benshi cyane. Iyo iba ari inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane rero, mbasaba ngo ntimuzacikwe na episode ya 5. Tubafitiye ibintu byinshi cyane byiza, harimo impinduka nyinshi, amashusho ni meza, amajwi arumvikana. Mana yanjye, reka ne kubivuga, naho ubutaha. Imana ibaho umugisha, ndabakunda, bye bye.